Mwiriwe neza abanyarwanda banyarwandakazi, murakaza neza muri studio za Zasa ndetse na Sugar Entertainment. Muri aka kanya tukaba tugiye kubagezaho amwe mu makuru agezweho muri politike. Nyuma y'uko igihugu cya Amerika gisabye u Rwanda kugira icyo rukora ku kibazo cy'umutekano muke uri kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo, Perezida Paul Kagame kuri uyu wa gatatu yagiye uruzinduko muri Amerika kugira ngo aganire na mugenzi we Donald Trump ku cyo kibazo cy'umutekano muke ukomeje kugaragara mu gihugu cya Kongo. Nanone kandi ntitwarenga ku bya Perezida Donald Trump tutavuze ko kuri ubu ngubu yamaze guhagarika viza zo muri Somalia, aho yavuze ko nta bimukira muri Somalia gishaka mu gihugu cye. Ese niki kiri gutuma uyu perezida akomeza kugenda akakaza ibijyanye na viza zijya mu gihugu cya Amerika bitandukanye n'abandi baperezida bose bamubanjirije? Igihugu cya Amerika biragaragara ko imirimo ishobora kuba imaze kubayo mikeya, ku buryo abona ko ababimukira n'ubundi niyo bajyayo baba ari abagiye guteza ibibazo mu gihugu cye. Nanone kandi murakaza neza muri studio za Zasa ndetse na Sugar Entertainment, aho tubagezaho amakuru agiye akomakomeye mu bijyanye n'imyidagaduro, nk'aho kuri ubu ngubu uwo bita Davido ari busesekare mu Rwanda kuri uyu mugoroba wo kuwa gatatu mu bitaramo arabajemo bizabera muri BK Arena. Amatike akaba yaramaze kuba sold out, naho uwo bita Burna Boy akaba akomeje urugendo rwe rwo kwiyunga n'abafana, aho bari bamaze iminsi barashwanye ngo bitewe n'uko ngo Burna Boy ngo yageze gufata umufana ari gusinzira mu gitaramo cye, ngo akamukorera rwose ibintu by'agahomamunwa agahita amufata akamusohora mu gitaramo kandi yaraguze itiki. Kandi ibyo ngibyo nkaho bidahagije akaza kongera gufata umufana ari kumwe n'umukunzi we batari kuvayibinga igitaramo nk'uko cyari kimeze, abandi bari kuvayibinga n'abahita bafata bacira amatike arasohora. Ibyo bikaba byaratumye abafana bo muri Nigeria bakomeza kwanga Burna Boy ku rwego ruteye ubwoba.